How exactly do I get? Nigute nabona imbunda ahubwo se kudukeneye imbunda bimeze bite previously on what lies beneath Scott nanjye tugiye gutandukana bijya twamene kuri episode zabanje bimeze bite ucyumva sauti ya chop filime y'ubwenge bw'ibibarutse nababwiye ngo umunsi uzajya muri Philippines zabakwita filime utazigera mwibagirwa muzatamuvuga muti Chapa kakora filimi yabagahe bimeze bite ntabwo ari ikibazo ni we kibazo uri inyamaswa ikintu nakora ni ukukujya kure ukansiga se genda turebe noneho wenda uzajya ugufasha box nta kintu uzaba uri cyo utamfite bimeze bite idongo aravuga ukuri kurakara biroroshye kubabarira byo bikagorana cyane cyane kwibabarira mundebe murebe inshuti yanyu idonga asigaye abwiriza muri gereza niwe muntu uri gufasha umuvandimwe we kandi na wa muntu uri kugerageza kubabarira bamuhemukiye ukona akagabo kareba yigo gasekamo bimeze bite mugabasekamo wakivuga kubabarira sekamo bimeze bite ABS CBN Studios Wakanda Best Entertainment chapa mu kiwanja cyumvi sauti mena ngo filime y'ubwenge ya Philippines y'ubwenge turayimandutse twiru ya chapa rumuzi ntabwo bigenda gake utare wanarebye filime ya chapa tumenya ko bitagenda gake ni vuba bucece ninde ugarutse mucapa kiwanjani karidiridi professor rwabukini antivirus retired general office computer network library anaconda man rugabisha birenge shema rya Afrika Tangwan Igwan Rita Force agent chapa sasa manu ane filime y'ubwenge silence umugabo ni icyamamare uyu mugabo uyu wa none filime zose zahitinze nuko yabaga zirimo bimeze biti filime yacu What Lies Beneath igish twakaminutse sasa nuko dutangiye episode ya 7 munaga mufurage ariko kuri nimero ya chop yego na 2-4-6 yari hano filime z'ubwenge yarabanza rakingu inzugi arabana abacunga utuntu twose areba wagira ngo yabaye umusirikare amara muhamagara Yunaris yego ma nakapag-usap na ba kayo ni Scott? Ese wigeze uvugana na Scott? Hindi ko pa siya nakakausap. Oya, sindigera muvugisha. Ba't bigla ka namang lumipad dyan sa Pilipinas? Dala-dala si Kuki utamubwiye ko wajyanye Seth muri Philippines? Taon mo pa talaga na business trip ng asawa mo. Waka ko wamubwiye wanamucunze agiye mu rugendo rwa business. Tinatakas mo si Seth. Ese naraza gutekereza iki naje? Nabimenya. We're going to Fix things para hindi kayo mauwi sa dito. Nyamara ibintu mwari kwanza kubigana mbere yo kuvuga ngo gatanya. Pero sa ginagawa mong yan, kubera cyari kuri kubikora werekeje kubera A divorce, ma. chaka divorce nicyo kintu nshaka To do with him. nta kindi kintu amari ano ba nangyayari sa'yo? uteka ibintu uri kubyikora mwana wawe I don't understand kung paano kayo napunta sa... ntabwo ari kumva ukuntu ibintu ushobora kubirangiza gutya. Is a good man. Scott ni umugabo mwiza ababyeyi bose niko bavuga reka nta mugabo w'unyamafuto baho arubora ntawe mwari mumeranye neza. Isn't having an affair, maniwala ka. Niba yakubwiye ngo nta muntu bajya baryama na ubwo nyine nibyo. Have to go, ma. Mama ngomba kugenda. Pang ayusin to. Sawa tahita namukopa. Asha ababyeyi banyira ko shaha hari ukuntu bashyigikira abagabo. Ni iki se mu bazirata? Urumva ko umugore nyine yaba uri mu makosa. Yunguye n'uturobe de nowe. Aza kwicarira hano. Abantu bafite ibibazo bimeze biti nabazana filime nyinshi ubu nibwo ntangiye gukora filime binabwo byawa Erika utangiye kurota murankampani ntugire ikibazo Anthony makikita tayo ulit tuzongera
duhure kakabi naho kajya Erika ni utangiye kurota ntabwo bijyaye muha amahoro bimeze biti Erika kumbe kagasore bavuganaga muri episode yabanje kataye nta hantu badasumba agasore n'iki ariko se n'ababyeyi n'ukuntu banyizera ko ngira imico myiza iyi numva mvuga n'ukuri ko barabyeyi nirakubimbwira ngo uvuge ibi gusumba nirakubinyigishije ngo capfa ngo nagiye gusumba mwana tugatega sumba isanduku kapfe uyu nguyu yabyutse nyine ntaho bitaba nawe yasumbye ntiyasumbye hari aho badasumbara ntaho arikanga yajya kuri telefone arikanga yajya kuri telefone ngo babonye umurambo we mu myanda bamupampemo ariko bamukubise amakuru mukubita n'ifoto yagasani ahita abyibuka mushaka kujya muri gereza Celestino bamwishe ndarengana nkuko rero nabivuze zakosora amakosa yanjye atangira kubihuza se hari ahantu bihuriye hari ahantu idonga ahuriye nabyo atangira kubitekereza bihuzahuza sida kuri telefone bimeze biti tugaruke hano sasa kuri Ryan mugabo wa Betty akira amazi akonje uraza kumera neza init na ulo nyo Nakakahiya. oya ntago byatuza Pinatulan pa. niko musubiza amukubita musubiza reba rwose muri no mu madeni Ay, sinugutuloy ako ng PSA. kazi ni wanje niba aranyatatse rwose ibintu byose ndabivuga ana uburyo turi gutongana Ano namin sa cancer treatment ni tata yung twakoresheje amafaranga Perang inu- twagujije ang namin. kugira ngo duvure kanseri papa wanjye Ba't yun na yun ngayon? utangiye kubinyurira se Hindi naman ho. oya naho ndi kucyurira ndikubwiza ukuri Kusa ganun. ntabwo ariko bimeze he kamanza ngo amazi nkubwize ukuri Ang sinasabi ko, ikintu ngiye kuvuga rero ni iki ngiki mangkinin nyo, sana nitwo wawe ntabwo wakabaye ko wawe umusana hano Alam naman niya yung pinagdadaanan talaga ni tata. rero ukuntu ibintu bimeze Siya ho talaga gumagawa. mugende muce muri ibyo bibazo ibindi byihorere Ulat lang yan si Vivian. Vivian turabizi umugore wanjye Bibig ng asawa ko. urabizi ko umunwa we ari uzamwica Pang World War. yatangiza n'intambara ya gatatu Presentation. nako yarwana na za Alien ziduteye kubera umunwa we zagera Puro kayo kalokohan. Hi. Yan na si... simubona aravuga Sa dinami-dami naman ang pipiliin mo. ngo wahisemo uyu mugore mama tuza umukecuru aratuza bakiri aho hari undi mubyeyi winjiye ariko we n'agasore ni ubwa mbere tumubonye Ang nga naman ngayon, ano? Ibang-iba. O, ariko ibi biratandukanye pe ang walang wabonye abandi bana ukuntu bitana wabonye rata Sige love. rukundo kanegereze hanze akana ka 10 n'ingahe ndetse n'umubyeyi mukuru ngo rukundo uketse ukuntu yarebye oya rukundo guma hano rukundo Kayang nawawala ka sa paningin. ntabwo nakujya kure aba ni segonda ayiwe dore ukecuru kare kure lalakad na ako. Hinihintay na ako. papa wanyu ratarantegereje kanahe adakora ubwo basuhuzanye yewe muko nubwo mbe tubonye Yung nanay mo talaga. ndabizi igihe cyose mucira abantu imanza Sige na, marami. okay suhuza abantu Ganda naman ang pukon ako. Mag-bless ka man. urabona ko uzukuru kanjye ari keza urabona sasi umukecuru afite n'umwuzukuru agasore bari kumwe ari guteretana Alam mo. ni aka 10 na byiza cyane Yung Lola Cecilia mo. Hindi ako mapatawad rata niya. dushime jya gushimira uzi impamvu Beses ko binasa ito 10 beses. papa wawe uzi inshuro rata namwanze ku ishuri Beses nung high school. zageraga mu 10 nasubwiza ibyo kucurubizanya gute mugore cyangwa ni 15 Oh, anak talaga kita. uwo ni umwana wanjye ndabizi Naku, ilang beses ko nang binasted to. Naku, nanjye guyu naramwanze inshuro nyinshi hindi siya napagod. ariko birangira atsinda umutima wanjye Tubi kami. ariko twe twaranemewe kubana mu mbebe Ay, sandali. Mupo ka muna dito. sawa icara hano mu mbe Sumans. Kumain ka ha. mwenjoyinga ibiryo reka mbazane n'imbuto Huwag kang magutom. kure yewe uraza kubikunda mfite imbaraga Isagin. umukecuru mwambara tumubonye gusa munasobanukirwa ibyo byose Sa bakal papalaman siya. Ano ba? ni kuko mundeba gutya ari umuntu wapfuye mwese ni vuba vuba Dapat mo, di ba? arata kugira ngo ukomeze ubipogari jye kurya nkuhata ikiryo mwana we Halata naman reka nkwegereze n'ibindi rwose kigaragara amafaranga aradushira
ariko umwana wanjye uruvuga amafaranga ikibazo cyawe ni icyo ngicyo beti rero ameze nk'abandi bose bo muri Kigali bo muri Kenya cyose bucira abantu imanza Kasundo niyang si Cecilia kasi... we na Cecilia rero mwaranyubi bakit ba? mufite ikihe kibazo ariko Matanda na... ngo ndashaje niko mugiye kuvuga Wala na ma-inlove sa akin na mas bata. kuba se nshaje ntabwo najya mu rukundo na niko mugiye kumbwira Talaga yun? ibyo ntabwo bishoboka twe ntitugakundana Lang ako sa'yo, oya Nay. rwose ibyo bintu birakureba Hoy, ikaw ha? umfasha Kung gumaya doon sa mga taga-Amuraw utigira nka bimwe by'amuraho ng mga utak, umva ugabanya ubwenge buke di ba yun ang kinabibwisit mo sa kanila? wibagiwe si kubangamira Alala ko lang oya ndacyabyuka kadaming ndacyabyuka beses kang na-inlove at nasaktan. gusa ndacyabyuka inshuro zose wagiye ujya mu rukundo bikakujabuka uyu mubyeyi rero ni mama w'uyu mukobwa Kuha lang ang kotse. nta mafaranga dufite yo kwishyura Kaya na natin to. tugomba kwishyura Bakit mo naman siya dinala sa meeting, Nay? ariko kuki wari wazinye ngo duhure n'akaraga Ko, kariya kajinga Meron ko ng instant tatay. uriya yakubera so mwana wanjye yakubera so mbera papa nta nayo kwishyura afite Man kasing maging involved siya. binagira ngo ibi ngibi abijyemo Ginawa niya ako ariko kuba yaba boyfriend wanjye na ikaw, iyi n'undi yasinye ibyishimo mu buzima bagahawe te, kecuru kuva na kera ajya kwigira utubogari naman po lagi sa start, Nay eh. nanone uratangiye Ta, ngo ndishimye wala na kayo. none se nyuma y'ukwezi kuko ari amunota mutandukana mukecuru atandukana patuni ang paghahanap. apo nagende n'ubundi nzabona urundi rukundo shegariwe Alam mo, maiintindihan mo rin. uzanyumva mwana wanjye numara gukura ubu ntabwo Na wanyuma matutututo, ako natututo sa'yo. ubu se niriye somo nzakwigiraho Mga lalaki. wirwugira n'abagabo mwana na nyina Ate, magkano po tubig? nata amazi nangahe akiri aho Kasira kota n'undi mubyeyi harya mga taong uyu mugore pumapatol sa kanyangirije umunsi harya namuzi may asawa. uyu ni wa mugore harya ngo udutwara abagabo b'abandi Araw, yung makakita ka. natwaye uwande wagashinze byumva imbere ari uvuze ngo iki se uvuze ngo iki ukecuru yatwaraga abagabo n'abandi ni ahantu Palagi, Nay. ariko wajya ureka kumusubiza ukamwihorera Ayun, papayaan mo siya. mwihorere ndashaka avuga turagurika n'umwihorere Kasi akala mo walang maling... none se akagabo karako natwaye kwereka avuga ngo Plan ko lang si Danilo. Kasi hano cyaramumeneye akagira ngo akirusha abantu uriya mukaritasi umukecuru hano ushaka amafuta Man. okay sawa hindi. Pinanganak ba kita? umva hata ngo ntabwo urigizera abagabo Nadadala. ese mama ntabwo uriga isomo ariko ntabwo uriga isomo Ano ba? Aga-agang ingay mo rin. ngwino urebe ngwino urebe University. ngiye kujya kwiga muri kaminuza bampaye scholarship yonyine kuri umama wari kari agasiriye yambaye twa bikini home twagiye jyojyojyo umukozeho yumva arataka mama akatureba Siya ba gumawa niyan? yagukubise Hindi ako sa pinto kanina kaya ka na. oya ni urugi nikubiseho ndababara amara ukuntu yajyaga yishakira utuboga wakubise mama Nagsasabi mo? mwana wanjye uri kuvuga iki Sana nakita ko sa kanya. ndakubwiye ngo wakubise mama Amo. gute watinyuka kumukoraho ubaye hano unaye n'ikintu ukora wacyana ntuzamenyere utangubitira umwana ndakwinginze utangubitira umwana Sige na, umalis ka na. Nay naman. genda Huwag naman kayo bumalik na ganyanin kayo. gute yagufata gutyo iyi nsererezi kuva na kera uyu mumeri Okay ka lang, Nay? umeze neza sike bari kwibuka inkuru za kera ayiwe mwana wanjye Lahat katulad mo. Naswerte sa asawa ntabwo ariko ari mo. abantu bose bafite amahirwe nk'uko ufite umugabo mwiza ntabwo abantu bose bahiriwe bati bavuga bati wahiriwe wagira ngo akirusha abandi Okay. kuko ndi umunyamahirwe Di maganda yung pinagsimulan namin kasi maaga ako nabuntis. nubwo yanteye inda hakiri kare Ay pa rin yung pagsasama namin. ariko byibuze dufite umubano mwiza Oo. cyane rwose Swerte uri ka. umunyamahirwe mwana wanjye Ha? ukantu kakibagirwe Tingnan mo nga yung kaibigan mo si... uzarebe inshuti zawe nka Mary At nga, at mayaman. ngo ni icyamamare ngo cy'igikire Mukha namang hindi mas... ariko ntabwo yishimye Kung sinasaktan niya yung asawa, aserera n'umugabo we buri munsi siko nakubise umugabo we siko aramumennye ijisho reka tugaruke hano sasa kuri Mary bimeze biti twivuriye kuri mwarimu Betty wa wipoye sawa Mukhang tinorture. bari bamutocarinze Trabaho ng mga detalye. ibintu byose naza kubishaka nkubwira akantu ko kandi niwe
niwe wabikoze. Eto. Ni idongo. Idongo. Wala siya, Marco. Marco, nibyo. Balikan niya kami. Natwe agiye kutuzira. Babalikan niya kaming lahat. Agiye kutuzira ni idongo, ndabizi niwe wabikoze. Idongo yaba yabikoze atari muri gereza. Bimeze biti. Idongo ari muri gereza. Uyu mwavoka ati ni idongo. Ni gute yaba ari we? Ni gute yaba ari we? Ako, Uko nabivuze. magpagkakamali ko. Amakosa yanjye nzayatunganya. Tayo, Sibyo? na maitama rin ka. Gusa nawe nzagufasha gutunganya amakosa yawe n'ay'inshuti zawe. Ano sa mga mata mo? Ariko ibuka ibintu yaganiriye na idongo muri gereza. Duhure mu kanya. Bimeze bite? Lahat ng sinabi niya. Ibintu byose yarabivuze arabisobanura Tawag niya. kuri telefone. Hindi naman niya ako pinagbabantaan pero Ntabwo yasaga nk'ahantu ari kuntera ubwoba. bantaan na rin yun eh. Ahubwo byasaga nk'aho yari ibintu yapanze kandi yakoze. Saka magkasunod. Ibaze kubura kwa Esther. Pagkawala ni Esther. Noneho Celestino nawe agahita yicwa. Esther muramwibuka, ndakeka May mumwibuka. nagkataon lang yun. Ibintu ntabwo kwaba ari uguhurirana. Ang may gawa nun. Niwe wabikoze. Ndabizi neza niwe wabikoze. Afite ahantu bihuriye. Bimeze biti. Nabalikan na niya lahat ng nagpakulong sa kanya. Azi umuntu wese watumye afungwa. Susunod niya kami. Agiye kutuzira. Njyewe, Si Mel, Mary, si Alice, Alice na Betty. Ito ng bagong bayan si Santiago. Ariko Santiago arafunze. Para sa kanya dito sa... Kereka ari umuntu uri hanze uri kumufasha. Ibyo bintu biroroshye ariko. kasabot siya. Ibintu biroroshye kubikora. Ting nakasama niya sa preso na ngayon nakalaya na. Ashobora kuba afite nk'umupampe bari bafunganye muri gereza bakaza kumufungura. Tangira gukoresha ubwenge. Kapatid niya. Aho wese ari umuvandimwe wiwe. Umuvandimwe we Lucas. Si Lucas. Uravuga Lucas isi? Reka koreka. Lucas. Hari umuntu ari gukura amenyo. Anong totoo na? Atangira kubyibuka. Nihongera kwegera umuvandimwe wanjye. Uzabanza uhure nanjye mbere na mbere. Unanisikia? Nakusikia. Baka sabihin kong imposible yun. Nakavuze ko bidashoboka pe. Gawin niya. Yaba ari mbere. But after 14 years, Nyuma y'imyaka 14, nakita ko yung galit niya para kay Edo. nabonye umujinya afite ku bwa idongo. Uravuga ukuri. Uravuga ukuri. Maka pwedeng si Lucas. Birashoboka ko Lucas yaba abiri. Nyuma sasa Lucas ano ari umuntu ari gukura amenyo. Magante para. Ari umuntu ari gukura amenyo. Birashoboka ashaka kuyora ku muvandimwe yo. Lucas ano ari umuntu ari gukura amenyo. Posible yung sinasabi mo. Umagalaw ang magkapatid. Tugomba kubikoraho. Raso sa kanila. Ese niba kuki ashaka kwihorera? Pero wag din tayo magpadalos dahil. Reka dusimbukire ku mwanzuro. Alam ko muna bukas sa contact ng pulis ko ano nangyari kay Celestino. Reko ejo tuzabaza polisi tumenye ibyabaye kuri Celestino neza akantu ku kandi. Mas malinaw kung ano talaga hinaharap natin. Turahita tumenya aho guhera. Yego. Bahita bamenya aho guhera sasa. Bimeze biti. Tugarukire hano On the way na. ku ishuri. Ndi mu nzira. Ng gym ni Lucas. Kita na lang tayo Tujya doon. hano Lucas agiye gufungurira gym. Ang ba talaga? Ese urakeka turaza kujyayo? Si Alex pumayag na. Twigenda Alice yabyemeye niwe ubura. O na, Sawa. sige na. Niba ubivuze. Walang assurance na magtatagal ako doon. Gusa sinavuga ko naza gutinda ariko mwaza mukamfata tukagenda. Sige. Sawa. Ma'am Beth, Bet may Ma'am Liwanag sa office niya. hari umushaka kubona muri office. Diregitiris. Abayobozi bose ndabashuje. Zigarukiye hano sasa ko baba biriwe batimbagura. Bagiye kujyaho bagiye gufungurira gym. Bimeze biti. Lucas agiye gufungurira gym. Uyu nguyu ushayirwa kubitwa. Bajya bavuga bati wahiriwe n'urushaka agira ngo akirusha abandi. Igikoma niko abanyarwanda bajyaga baca umugani. Ntawe guteka igikoma neza. Si by'ababyeyi. Ababyeyi nkunda ko mwanyumvise. Hari ukuntu nge namwe tuvugana mu ndimi kurya abantu batabimenya.
we ari hano Mary Montenegro uyirwa kubitwa n'ingoma y'abaporoso sinzahanu ingoma y'abaporoso byavuye ubwo muzansobanurira we ari hano sasa bimeze biti filimi z'ubwenge Fitness Plus kwa Lucas kavura kari kugwa babanza gukurayo umutaka umugabo yabaye umuhiti kubera amafaranga Siguraduhin mo na yung mga staff natin. ndakeka byose mwabiteguye neza Yung mga tatao sa labas, siguraduhin mo. abantu bose mubakire Nila neza yung mga guests natin, okay? abakinnyi Coordinated na. mubakire neza ndetse n'abashyitsi bacu bose mubakire neza umugabo usigaye agenda yidunda twabonye ari gutimbura umuntu Sir, nyakuba ano ice para dyan? ukeneye aka ice box ashyire ku tuntu tw'udukonje asa nkaho yakomeretse avuye gutimbura umuntu Mary amukubita aka SMS ngo mese bite Lucas Betty nanjye turaza kuza mu kanya hey Dito ako para kay Kuya. ndari idongo Basta tapos, ibyo utarangije kasi mga dapat yung gawin. ugomba kubyitaho muvandimwe bimeze biti Kay Kuya, marami siya. ibi nibyo tuzabona muri episode zikurikira uracyari capa mucapa kiwanjani karidiridi profession rwabugini antivirus satade general office computer network library filime z'ubwenge nziba kubita mu cyabo cece mu gace twihuta bimeze biti nagutinda cyumva capa tumenya filime z'ubwenge binya Philippines sasa raje cibintu muvuga ngo capa ubundi bwo yabaga ibyo nibyo tuzabona hasta la vista ndabakunda cyane